hari byinshi uhura nabyo bikababaza umutima wawe, naho watakambira Imana igasa naho itakwitayeho. Kubaho ukumva ntacyo bikikumariye, urababaye nshuti. ntabwo twabikikira. Ku ruhande rw'indirimbo z'isi zikunzwe cyane kurusha gospel, njya mbibona, ariko impamvu ni uko buriya gospel, ariko gospel biri kugaragara kuri kuzamura urwego kurusha izindi zisanzwe. niyo mpamvu natwe dushaka gupushinga kuko tubona ko iri kubuminga. Iyo nkurikije ba Krizo Ndasingwa ibitaramo bari gukora, nizera ko wambaye umubiri, nizera na wa musaraba, jambo ry'Imana upfurubi, natinda mwumva mazurazuka byose ku bwanjye. Impano turabasuje cyane inshuti bakunzi ba Narada 250 TV aho muherereye hose ku isi, yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, mwaba muherereye Amerika, Aziya ndetse n'ibindi bihugu byose, tugaruka muri Afurika. Ndabasubuje mu izina rya Yesu. Uyu munsi rero Narada 250 TV igenda tubazanira ibintu bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko uyu munsi kugira ngo mbagezeho ikiganiro kidasanzwe cy'umuvandimwe. Uri kumureba imbere ya kamera, ngira ngo watangira wibwira abantu badukurikiye. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Ufite. Nkunda Imana n'abantu. Imana n'abantu nziza cyane, nishimiye kuganira namwe, nishimiye kumenyana namwe, n'abantu bose bankurikiye ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Okay. Fideli rero hano kuri Narada 250 TV abantu baba badukurikiye bari hano mu Rwanda, bari mu Burundi, bari Uganda, by'umwihariko Uganda, special Uganda, Tanzania n'ahandi, nabo urabasuhuje kandi nabo barakwikirije. Ndabasuhuje cyane abantu bari muri Uganda, Tanzania, Amerika, hirya no hino ku mugabane w'isi yose, n'abari mu Rwanda muri rusange hirya no hino, mwese ndabasuhuje. Imana ibaho umugisha kandi haze kwifuza kwayo. Okay. Reka noneho dutangire dusenga. Yego. Twese aho turi cyangwa se abizera Imana cyangwa abizera Umwuka Wera, mureke twaye Imana dusenga. Turagushimye Imana yacu, tugushimiye neza n'urukundo byawe udame kutugira. Aya ni amasaha y'abana bawe tugiye guhuzwa n'ubwiza bwawe n'urukundo rwawe. Tugiye mu kiganiro, Imana ubane natwe, utugenderere, udusura bari hirya no hino bakomeze. Nyinga Imana ndaguhamagaye cyane kugira ngo bane natwe, bane n'abarwayi, bane n'abakene, bane n'abakwifuza bose, kugira ngo uze kubana natwe. Tugiye gutangira ikiganiro cyacu, bane natwe urinde intambwe z'ibirenge byacu. Nidusuza amahoro turashima izina ryawe kandi ikiganiro cyacu kigende neza. Ni mu izina rya Yesu wabambwe ku musaraba rimwe gusa. Amen. Amen, amen, amen. Reka mbere yo kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu, nongere nibutsa abantu ko kugira ko burya roho nzima itura mu mubiri muzima. Reka mbabwire ngo mbashishikarize kuba waba ufite uburwayi bugiye butandukanye, ufite ikibazo kigiye gitandukanye, ushobora kuba ufite uburwayi budakira cyangwa se ufite uburwayi bwakuzengereje, hamwe no gusenga ushobora gufatanya na product za Level Beat ikitwa Miracell, kandi rwose nzi neza ko ishobora kugufasha neza cyane. Hari benshi yafashije tugiye tuzi, nawe ishobora kugufasha. Ushobora kuba ufite uburwayi rero bugiye butandukanye, ntutinye gutera intambwe ngo utubaze uko bwaba bumeze gute, yaba indwara zandura ndetse n'indwara zitandura, dushobora kugira ute, dushobora kugufasha. By'umwihariko rero ntitwibagiwe kukubwira ko mu buzima busanzwe nanone dukenera akazi. Ariko umuntu wagannye Level Beat ntabwo yongera kwicuza, ntabwo yongera
kwibaza ku mpamvu z'ahashobora gukura ubushobozi cyangwa se amafaranga, kuko Level Beat igufitiye systeme nziza cyane ushobora kwinjirizamo amafaranga ugatunga umuryango wawe ukagenda neza, umuryango wawe ukamera neza. Yes. Fideli rero nguhaye ikaze cyane hano kuri kamera, kuri channel yacu ya YouTube ya Narada 250 TV. Nkubwira ngo ikaze kuko n'ubundi abandi baba bamaje kukwakira. Noneho by'umwihariko ubu ugiye kwibwira abantu. Ubwo nivuga kwibwira abantu wabibwiye, urumva afite amatsiko yo kugiye kongera kugira ute kubibwira. Wabibwiye. None rero Fideli bundi ni muntu ki? Kubera iki ari hano kuri kamera iza Narada 250 TV? Yego. Ya Fideli ni umusore ukunda Imana. Ukunda Imana, ukunda gusenga, umuririmbyi. Fideli ni umukristo wabatijwe mu mazi menshi. Mwadeperi n'ahantu hose ngeze bemera Imana mfatanya nabo. So Fideli ndi umusore ariko mfite n'abandi bantu ntumukana nabo, mfite umuryango mugari, mfite ababyeyi bombi, mfite abavandimwe bakunda nabo gusenga. Yego. Umwe mu baririmbyi guhera kera Sunday school nazamuka kugeza muri segonderi, nyobewe amakorali atandukanye. So rero ndabikunda cyane ku rwego rwo hejuru. Numva ko hageze indi ntambwe cyangwa se Imana intera nakagura impano yanjye. So ntabwo ndagira rwego rwo kumva ngo natangira kubikoraho, ariko ni bimwe mu bintu nkunda cyane. Niyo mpamvu rero nakubwiye nanjye nti tangira wibwira abantu. Uvuze ko uri umuririmbyi, abantu bakeneye kumva Fideli kuko ni umuririmbyi cyangwa nibyo ari kwiyitirira. Okay, ni umuririmbyi. Hari uburyo bwinshi bw'indirimbo tugenda dukoresha, nitunga indirimbo zikanga cyane, ariko nkunda indirimbo z'amasuri zitonda, indirimbo z'amakorali atandukanye, abahanzi batandukanye nkunda cyane, harimo Daniel ndetse na James Bazirayeli Mbonye, amakorali ya Siroamo irimba ngo hari igihe kizagera umwami Yesu agarutse kutujyana iyo mu ijuru, ati nimuze bana banjye maze mbahanagura amarira mwaririye muri iyi si. Nishimiye kuzakubona Yesu ubwo uzaba ugarutse kunjyana, ubwo uzaba ugeze ku bicu nanjye mite ngusanganira. Amen. Yes. Nizere ko mwamaje kumva ko ebana kabisa uyu munsi turaryoherwa. Sibyo? Uyu munsi turaryoherwa. Fideli, kuririmba mu buzima bwawe bwa buri munsi, ubundi kuririmba wumva ari ibintu bishobora kugufasha. Kuririmba ni ibintu bishobora gutuma ku ruhande rumwe amba connected n'abantu, kubahuza mu murimo w'Imana, kubazamura mu bintu bijyanye n'Imana. Mu byo nifuza nabyo bibamo, nifuza kuzageraho no kumva ko nazamura inzego cyangwa se n'impano z'abantu bari hasi, n'ibinkundire cyangwa se binankundiye, numva ari cyo kintu gishobora kunafasha kongera kwihuza n'Imana muri rusange, kuko biri mu bintu byamfashije, ibintu bingejeje aho ngeze aha. Gusenga byangiriye umumaro, kuririmba byangiriye umumaro, byarankomeje, bimuza n'Imana muri rusange. Sinjya nishingikiriza ku maboko y'abantu cyane, njye nishingiza ku Mana. Mu ruhande rumwe rwo kuririmba, ntabwo navuga ngo Bibiliya
iri connect cyane kuyinjiramo, ariko mu bintu byo kuririmba nibyo nabashije kwinjiramo cyane biha n'umutima wanjye, kuko numva ko niyo maze igihe nabikora mba numva mbangamiwe. None kuririmba byaje bite? Kubera iki wahisemo kuririmba? Kuririmba byanjemo ni ibintu byaturutse mu bwana bwanjye. Nzamuka gahoro gahoro, nicyo kintu numva ko nshoboye kurusha ibindi. Nabitangiye Sunday school, ngirirwa n'icyizere bakajya banurira kuba umwe mu badirisha b'amakorali. Wabaye na dirija w'amakorali? Yes. Aha, hano mu Rwanda korali waba warabaye ho dirija wayo ikomeye nini? Niyi? Ntabwo urwego rw'amakorali mu Rwanda azwi, sindarugera, ntabwo nigeze mbigeraho, ariko muri segonderi mu kigo nizemo nari mu kigo bita Karengera TSS. Karengera TSS. Yego, TVT muri rusange ni ikigo kiri mu Nyamasheke. Nari imwe mu badirija ba korali yaho y'ikigo no muri rusange, nyoboye na worship team. Ubwo nayo ifite inshingano ebyiri, korali na worship team ishinzwe kuramya no guhimbaza Imana muri rusange. Nari umuyobozi wayo wihagarariye ibijyanye no kuririmba, gutoza kuririmba abaririmbyi. So ku rusengero rwacu naho nari umwe mu bayobozi ba korali ndidirisha n'ubundi. Ni ikintu byanguriye muri Sunday school nayidirija, bikoramo mu rubyiruko rwaho mbadirija, mu kigo cy'amashuri mbadirija, ariko mu gusoza kwiga sinabasha gukomeza kaminuza, ariko numvaga ko n'ubundi n'impano yanjye yagumya kuzamuka, ariko gusoza kwiga bisa nkaho bihagaze, kugashaka ubuzima muri Kigali n'iki. Nifuzaga ko n'ubundi uko byagenda kose ndi gushakaho na propose n'ubundi nkakomeza nkazamura umurimo wanjye mu buririmbyi. Ariko kugira ibibazo byo kugishaka ubuzima, ababyeyi baba hano muri Kigali? Oya, bari mu ntara Nyamasheke. Yego. Ubu nawe uri umwe mu bantu baje kwataka Kigali? Yes. Gufata Kigali? Yego. Rero zimba n'abakire bo muri Kigali bose ntawe uhavuka? Yes. Bose baturuka hakurya? Niyo focus ifite. Nifuza ko nanjye byangirirwaho, kuko umugisha w'Imana, kandi ukabona bigomba gushoboka. Yes, ko abanga umugisha w'Imana itanga nta n'umubaro yongera kuyagongesha. Amena. Yego. Rero ngewe abakunzi ba Narada 250 TV kugira ngo mujye mubasha gukurikirana ibiganiro byacu kenshi, kugira ngo twebwe turenga kuko dushobora kwentetininga umuntu mu buryo buri gospelique cyangwa se bw'iyobokamana, ariko nanone tukubaka. Hari ikiganiro twacijeho mu minsi yashize kivuga kuri business, twakoranye n'umusore witwa Sam, abantu bakomeze bajye bakirebe uburyo ki ushobora kuba mu Mana uteye imbere. Ariko uyu munsi wa none turi mu buryo turi gushaka kugaruka, impamvu nazanye umuririmbo, turi gushaka kugaruka ku kamaro ko kuririmba cyangwa se k'indirimbo mu buzima bwa muntu. Wowe nkawe, sibyo? Nkawe ubona ibyo wifuza kugeraho byose, ese kuririmba cyangwa se indirimbo hari uruhare zongera mu ntego zawe, cyangwa se hari icyo zifasha? Hari abantu badukurikiye ariko yumva indirimbo just gutyo, ariko ashobora kumva ngo yumva ko nta kintu bigize zimara. Ariko indirimbo cyangwa se kuririmba hari ibintu bishobora gufasha, hari ikintu bishobora gufasha kuwuzuza umuntu cyangwa se kugera ku ntego z'umuntu. Yego, ibyo cyane ndabyemera cyane. Ku ruhande rwo ku mwuka cyangwa se rwo ku ruhande rwo kuvuga ubutumwa bwira mu buryo bw'indirimbo cyangwa mu butumwa bwiza, ni byiza kuba umuririmbyi no kuririmba birafasha cyane. Tugiye no hanze y'ubuzima bwa gospel cyangwa se bw'indirimbo zihimbaza no kuramya Imana, no mu buzima busanzwe bw'abahanzi b'Abanyarwanda cyangwa se bakora izindi ndirimbo zisanzwe z'inyarwanda, ubona ko hari ikintu byazamuye muri music y'u Rwanda cyangwa se no muri gospel. So njye mpamya ko kuririmba ni byiza kuba ari gospel. Impamvu icyo kintu mba nakibajije, urakoze kugaruka kuri ako kantu ngo n'indirimbo zisanzwe. Anyway, njya mbona indirimbo za gospel bitewe n'ukuntu nzikunda, indirimbo zishobora gutuma ubuzima n'ubugingo byubakika, ariko ugasanga abantu bakurikirana zino ndirimbo zo hanze babona
result motivation ituruka muri za ndirimbo zabo. Exactly, niba baririmba utw'inyuma uduki n'ibindi still ubona ko urubyiruko rwenjoy icyo kintu, ugasanga still urwo rwiroha no muri cya kintu twebwe yanzira twita iyo y'icyaha, sibyo? Ariko kwera indirimbo impamvu ngari icyo kintu twumva indirimbo za gospel zirimo ubutumwa bwiza, zirimo ariko ugasanga ese ndi gushaka kumenya uruhare rwazo mu bikorwa byacu natwe abakristo, kubera iki bitahita bibuje cyane ngo bigaragare tubone impinduka. Uruhare rwa muziki nyarwanda n'uruhare rw'amagospel mu Rwanda mbona ko harimo difera, kuko harimo difera gute, baravuga ngo mu bantu bose habamo abantu bose, rero ntabwo twabicikira. Ku ruhande rw'indirimbo z'isi zikunzwe cyane kurusha gospel, njya mbibona, ariko impamvu ni uko buriya gospel, ariko gospel biri kugaragara kuri kuzamura urwego kurusha izindi zisanzwe. niyo mpamvu natwe dushaka gupushinga kuko tubona ko iri kubuminga. Iyo nkurikije ba Krizo Ndasingwa ibitaramo bari gukora ntabwo twabicikira. Ku ruhande rw'indirimbo z'isi zikunzwe cyane kurusha gospel, njya mbibona, ariko impamvu ni uko buriya gospel, ariko gospel biri kugaragara kuri kuzamura urwego kurusha izindi zisanzwe. niyo mpamvu natwe dushaka gupushinga kuko tubona ko iri kubuminga. Iyo nkurikije ba Krizo Ndasingwa ibitaramo bari gukora, ba Israel Mbonyi n'abandi bakiri bato bari kugenda bazamuka, uri kubona ko hari intambwe gospel iri kugenda itera. Tunabishimira Imana n'abantu bose bagenda bakora, tunababwira ati rwose imbaraga n'amavuta, sibyo? Ariko nanone tugaruka kuri icyo kintu, kuri resulta ziri gukundwa, ariko biri gusa nk'aho abantu bari kuzinjiramo ngo bazihishamo, kuko muri Kristo hari umutuzo, hari umudendezo. Ariko wareba imikorere, uburyo bapurika ibyavuye muri message y'indirimbo, usanga biratandukanye, sibyo? None nkibaza, ese koko izi ndirimbo za gospel turirimba hari ikintu zongera kuri goals zacu? Ngenda byemera cyane, ariko nanone biterwa n'intego ya muntu. Ngiye kuri goals zanjye, ngiye niko navuga ku ruhande rwanjye, imfasha kugira umurongo ngenderwaho, kuko ubundi tubona abantu benshi hanze bakora ibintu batambika umurongo cyangwa se bajya kure y'ibyemewe na leta ndetse n'itegeko rya leta. Hari abantu bashukwa n'ibi biyobyabwenge cyangwa se bashukwa n'ibi bintu tugenda tubona. So ngiye uruhare rwanjye kuri goals zanjye, ikintu gospel zibasha kumfasha, ntagende no muri bira cyane, kuko ntabwo bira nayinjiyemo cyane ngo ariyo ibasha kungozinga, ahubwo nakoroshinzwe n'indirimbo. Muri bira yanjye nge n'indirimbo cyane, kuko iyi ndirimbo yirindi ubundi mba numva byibura muri njyewe hari ikintu cyahindutsemo, kuko indirimbo ziri mu bintu binkomveka, atari uko ari nziza muri music, ariko nkumva amagambo azirimo, kuko n'ubundi ahanini usanga gospel nyinshi amagambo akoreshwamo n'ubundi ari muri Bibiliya. Njyewe mu bintu byankomvese rero indirimbo ni kimwe, ariko nicyo nzikora muri ikindi, kuko ziri mu bintu byongera kumuza gutuma natambikira cyane, nkumva ko ndi hafi y'Imana, kuko ibyo nzi mu mutwe ari n'ubundi ari ijambo ry'Imana rikurikiye mu ndirimbo. Ku bantu bankurikiye, ku bantu bari kunyumva, indirimbo za gospel ndabizi no mu rusengero hari abafashwa no gushima, hari abafashwa n'ijambo ry'Imana, hari n'abafashwa n'indirimbo. Jendi mu bantu rero bafashwa n'indirimbo, kuko indirimbo nazo ziri mu binyubaka, bikongera kugarura icyizere ko umwami Yesu ahari kandi ankomeje. Uriya niyo nahuye n'ibibazo, niyo nagize agahinda, niyo nahuye n'ibibazo bitandukanye, gerageza kumva ko umwami Yesu ahari, ariko biciye mu ndirimbo wongera nkumva natuje. Ahubwo mu minota mike isigaye kugira ngo twinjire mu gice cyo kumva abantu uririmba, ni iki wasaba abahanzi bakora indirimbo mu rwego rwo kugira ngo tugire umukristo wubakitse? Ni iki wasaba abantu bakora gospel, cyangwa se yaba barimo yaba abazaza n'abinjira n'abarimo? Wowe ku giti cyawe urumva ari iki wasaba umuntu wese uri kwinjira mu ruhando rwo kuba ari umuririmbyi, cyangwa se ari umuririmbyi, yaba ari umuririmbyi mu rusengero cyangwa se ari umuririmbyi hanze? Urumva ni iki wamusaba kongera, ni iki yakongera mu bihangano bye? Ndagerageza kuvuga ku bantu bamaze kumva ko
ku rwego rwa gospel hari aho bageze tujya tubona mu ahandi byibura hari uburyo bazamuramo talenti z'abana bakiri hasi ubona icyo kintu mbona muri gospel kizabasha kudufasha ariko cyane kiri no ku mutima gushinga nk'iki nka karabu yo kumva ko hari abana bafite impano za gospel nabo bakeneye kuzamurwa ku bushobozi buke buhari tujya tubona hanze aha ngaha nyine dufite abantu mu ndirimbo zisanzwe bari kujya bazamurwa mu ndirimbo zisanzwe z'isi bagahabwa ubwo bufasha nsaba abantu rero bumva ko hari urwego bariho muri gospel cyangwa mu ndirimbo zijyanye n'iz'Imana gufasha abana bakiri hasi kuzamuka hakaba niba byaba na byiza hakaba ari abashinga club zishinzwe gufasha abo bantu bafite izo mpano kuko abenshi baba bazifite ariko zifite ahantu zagwingiriye no mu myandikire ntacyo wongeraho mu myandikire njye niwafashe wakura igikuba cy'ubutwari yafasha mu myandikire niho hantu kwandika njye ngize Imana nkahura n'umuntu wafasha kwandika indirimbo rwose numva ko nahita ngerageza ni iki bakwiriye kunoza mu myandikire yabo kumenya igikenewe kumenya umurongo waho umuntu n'ubutaha kuko hari umuntu ujya kubona kwandika ugasanga kwandika aranditse ariko agiye kure n'ubundi y'iki y'ubutumwa bwera ubutumwa bwiza ugasanga n'ubundi aranditse indirimbo ariko wakumva icyigisho kirimo ukumva kugikurura biragoye indirimbo za kera wumvaga ko kuziririmba na n'ubu iyo uzumvisha wumva ko harimo ubutumwa buryoheye amatwi ariko ubu ngubu usigaye wumva music cyane ariyo yiganje ariko amagambo ubwayo ukabona biragoye kugira ngo uzahite uyakurura uyumve si abantu rero bandika bajya bashyiramo n'akantu ko kumva ko hazamo amagambo ahumuriza abantu of course afasha abantu bubaka byazaba byiza kuzamura gospel n'abantu bakayikunda cyane kurushaho okay noneho mu minota mike isigaye cyane ndagira ngo nkomeze gushimira abantu badukurikira yaba abakoze subscribe ndetse n'abatarayikora basabwa kugira ngo bayikore tuze gukomeza kugira ngo dukomeze kugenda tubana muri byose mubona notifications kugira ngo ibiganiro tugenda dukora umunsi ku wundi bitabacika noneho ndagira ngo twinjire mu kanya keza abagiye kure babe hafi twinjire mu kanya keza ndagira ngo undirimbire indirimbo zikubiyemo ubutumwa bushobora gufasha umuntu bwamugiraho bumukura bukagira naho bugira ute bumugeza nkuko mubizi n'ubusanzwe kuririmba wari ukuririmba gukunda kuririmba kugerageza ukanabyubahiriza cyangwa ukanabikoresha muri rusange ukurikije gahunda kuko uri umuyobozi wa korali urumva ndashaka kumva abantu babohoka muri iyi minota mikeya cyane isigaye niba ku gitabo ndaririmbaho ndajya nkoreshaho ibice bitoya ko ntabwo twazinyuramo zose ngo tuzirangize ariko ndakoresha muri makeya hari byinshi uhura nabyo bikababaza umutima wawe naho watakambira Imana igasa naho itakwitayeho kubaho ukumva ntacyo bikikumariye urababaye nshuti ibyo unyuramo biruhije nshuti n'iby'igihe gitoya n'ibihoraho nibigatume uteshuka ngo ureke Imana idahemuka y'uwizera yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije isezerano ryayo risa nkaho ritinda ntabwo rizahera
y'uwizera abera. Okay. Nanjye n'uwawe turakomeje. Okay. Ufite umunota umwe wonyine tugasoza. Narakijijwe si kubw'imirimo, naramwizeye Kristo n'uwanjye ndamahoro, nizera ko wambaye umubiri, nizera na wa musaraba, jambo ry'Imana ukuri natinda mwumva mazurazuka byose ku bwanjye. Impano y'Imana Kristo iwanguza amaraso yawe, niki cyavuguruza iyo mpano? Kristo n'uwanjye ndamahoro, niki cyavuguruza iyo mpano? Kristo n'uwanjye ndamahoro. Amen, amen. Bari heha bizihiza urupfu rw'umwami wacu, bakarira n'ibyishimo bahimbaza Imana mu mitima. Umwuka wawe urampamiriza, ndi mubo wacunguye, ndirimba ko nahiriwe rwose, ndi mubo wacunguye. Mushimene mukiza we, yuzuye amarira ibyishimo, ndirimbene mukiza we, yuzuye amarira ibyishimo. Oh, ndi mu bwoko buriwe. Haleluya, amen. Amen, amen, amen. Okay. Okay, reka urakoze cyane. Imbaraga n'amavuta. Urakoze cyane. Reka dushimire abantu bose badukurikiranye muri iyi minota yose 27, ni iminota itari mikeya. Kandi dushimire buri umwe wese wakomeje kuzirikana, kandi ukomeje kuzirikana ko Kristo ari umwami n'umukiza we, kandi ari we nzira y'ukuri n'ubugingo. Reka dukomeze gushimira buri umwe wese ku ruhande wamaze gukora subscribe, ndetse n'utarayikora tumushishikarize gukomeza kuyikora. Reka mu by'ukuri dushimire imvamutima zacu, abaterankunga b'iki kiganiro ndetse n'abayobozi ba Ufite. Ibi byose tubikomatiriye hamwe kugira ngo dushime Imana, kandi dushime Imana ku bwawe nyakubahwa Fidel. Reka turekere ahangaha n'ubundi by'Imana byo ntabwo twabirangiza, n'ejo nakagaruka. Yego, ko abantu bazajya bagenda bashima, nongeye mutubwira ati kwino twongere tujye kugabura. Nta kibazo, ndahari, ntacyo bitwaye. Nagira ikintu ubwira abadukurikiye tunabasezera. Ndabashimiye cyane ku bantu badukurikiranye, abantu bazadukurikira bazareba iki kiganiro, ndabashimiye cyane. Tugerageze ku ijambo ry'Imana nk'uko ridusezeranye cyane ritubwira, dukizwe niko navuga, kuko gukizwa biba byiza cyane. Mbashimira ababonye iki kiganiro n'abafite ubufasha bwo kumva ko hari aho bakura umuntu cyangwa se hari support bamuha. Byaba ari byiza tukazamura gospel nyarwanda, byazadufasha. Kandi nangushimira, wakoze cyane. N'ubutaha amuredi ndahari kugira ngo tuzafatanye. Murakoze cyane kandi ndabakunda. Murakoze cyane. Yego.